Yes, Rwema, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose ukurikiranye ibiganiro bya Rwema Solutions muri uyu mugoroba wo kuri iyi tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere 2021. Reka niba wumva ururimi rw'ikirundi cyangwa se ikinyarwanda n'ibisa nazo ukaba uherereye mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, nkwifurize amahoro n'umugisha w'Imana. Ngarutse uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi gutanga updates ku biganiro nigeze kubagezaho kuri cryptocurrency, cyane cyane kuri platform ya SPENN ndetse na YellowCard. Abantu bazijoyininze mwabonye yuko muri gukoreramo amafaranga atubutse. Hari abamaze gutanga ubuhamya bwinshi. Updates ndi butange rero kuri YellowCard na SPENN, cyane cyane nibutsa abaje vuba kuko tumaze kubona aba members bakora subscribe ari benshi cyane muri no minsi. Bigaragara ko ibiganiro bya Rwema Solutions abantu babikunze. Ikibazo gisigaye gusa ni ukubipartaja n'abandi bantu. Iyo umuntu ashaka gutera imbere ubanza guparitaja n'abandi icyo kintu kibateza imbere, hanyuma wowe bikugarukaho nyuma ari byinshi cyane kurusha individu abantu umwe kuri umwe wasangije amakuru abateza imbere nk'aya ngaya mukura kuri Rwema Solutions. YellowCard, mbere yuko mbaha updates reka mbanze mbabwire yuko tugiye kujya noneho, igihe tumaze dukora ni kinini cyane, abantu ibi biganiro byahinduye ubuzima ni benshi cyane. Turashaka ko tujya tubatumira mu booking appointments, ibiganiro twabatumiye kuza gutanga ubuhamya no gukorana ikiganiro na Rwema Solutions ntabwo bizajya byishyurwa nka consultation isanzwe yayindi yishyurwa 60,000. Ahubwo niba ushaka kugira icyo usangiza abakunzi ba Rwema Solutions bamaze kungana gutya, bamaze kuba benshi kimwe n'abandi bazaziraho nyuma, ukaba niba kuva muri 2019 numva aribwo natangiye kugaragara kuri social medias zitandukanye. Kuva 2019 nagiye ntanga ibiganiro bitandukanye hirya no hino kugeza n'ubwo twashyizeho iyi channel ya Rwema Solutions. Hari abantu benshi bashoboye guhindura ubuzima bifashishije ubwenge n'ubumenyi natanze muri ibyo biganiro. So niba rero ukeneye gutanga ubuhamya, Rwema Solutions turagutegereje. Si ubuhamya gusa, muri ubwo buhamya ukagirana n'ikiganiro, ukiyereka abandi, ukagaragara. Twarababwiye niba ushaka gutera imbere ugomba no kugaragara abantu bakakumenya. So niba ushaka kuza rero gutanga ubuhamya no kuganiriza abakunzi ba Rwema Solutions, ubu guhera nonaha ukibyumva mu matwi yawe, amarembo arafunguye, ariko muzajya muza kuri appointment. Muze tubakire, tugirane ikiganiro iminota 45 kugera ku isaha, utubwire uburyo wabashije kwiteza imbere bivuye mu kiganiro iki n'iki, aho wabyumvise kuri bya Rwema Solutions. Ni karibu guhera nonaha, tuzabakira. Nimero yanjye musanzwe muyizi, abatayizi muzajya muyibona muri description ya buri kiganiro ibirimo, mukambwira. Niyo waba uba hanze y'igihugu ukaba ushaka kugira icyo usangiza abandi, tuzajya dukoresha video conference tuguhe ikiganiro kingana n'igihe kingana nyine n'iminota 45, twaschedulinze gahunda dukurikije n'igihe tuba dufite, nubwo kiba ari gitoya, ariko buri muntu wese tuzamuha ijambo hano kuri Rwema Solutions. Reka rero ngaruke kuri updates za YellowCard, mbanza kubwira abashya bajoyininze Rwema Solutions vuba aha.
uyu ni umwaka wo twise kuri Rwema Solutions go cashless economy. Cashless dukoresha cryptocurrency cyangwa se mobile banking ariko ifite ikoranabuhanga rya blockchain. So YellowCard rero ni iki? Ni company ifite uburyo ikora nka za Binance, uburyo ikora nka za Coinbase, za Trust Wallet, za blockchain n'izindi zose exchange, online exchanges z'ama cryptocurrency amaze kurenga ibihumbi 10 hirya no hino ku isi. Cryptocurrency ni ifaranga ritagira umupaka, ritagira igihugu, rikorera kuri internet, riri crypte utafata mu ntoki, ariko rikaba baryita volatile currency, kuko rihindura agaciro uko ribishatse ntawe ubigennye umunsi ku munsi. Dutangira mbabwira ibya cryptocurrency, iyoboye izindi zose ariyo yitwa Bitcoin, yari ifite agaciro mu mezi 3 ashize kagera kuri hafi miliyoni 70 mu manyarwanda, ariyo amadolari 70,000. Ariko ubu none hatuvugana update yaramanutse cyane, ubu agaciro ka nona ubu none hatuvugana ni 43,000 by'amadolari. Abaguze cya gihe rero twavuganaga bisa nkaho bari mu gihombo, 43 gukuramo 70 ubwo ni ukuvuga 37 27 by'igihombo, miliyoni 27 z'igihombo bamaze guhomba. Ntabwo bivuga ngo barahombye, no, keretse ushatse amafaranga nona ukitabaza ayo wabitse muri cryptocurrency nibwo wahomba, ariko uyaretse ukayihorera gusa, igihe kizagera yongera itumbagire irenge n'ibihumbi 100, ndetse izagera no kuri miliyoni y'amadolari. So uburyo bwiza rero bwo kungukira muri Bitcoin ni ukugura, ugahora ugura amafaranga yose udakeneye, ukayagura Bitcoin ku biciro bitandukanye. Noneho kwa kuntu igenda izamuka imanuka izamuka, aho niho difference yaho ihinduka inyungu yawe. Ya nyungu yawe rero noneho akaba ariyo ugenda urya. Mu gihe abantu batabizi bo barya amafaranga, kandi amafaranga ntabwo aribwa, amafaranga ni imbuto. Umuhinzi wariye imbuto abura icyo ajyana mu murima iyo ihinga rigeze. Igihe cy'ihinga rigeze ntabwo abona icyo ajyana mu murima. So amafaranga rero winjiza aturutse hirya no hino mu byo ukora, mu mushahara, muri business, ntabwo ari ayo kurya, ni imbuto izabyara ahubwo ayo uzarya. So YellowCard rero ni amahirwe twagize muri aya mezi 3 hafi 4 ashize hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ngiye kukubwira. Amahirwe twagize yo gushobora kujya dufata ya makripto mu mafaranga local currency. Hano mu Rwanda dukoresha amafaranga yitwa amanyarwanda, amafrarwande mu gifaransa, cyangwa Rwandese francs mu cyongereza. So abantu rero bari mu Rwanda no mu gihugu cyitwa Botswana, abari muri Cameroon, recently mu cyumweru gishize Congo DRC, Congo Kinshasa, nabo bashyizwe ku rutonde rw'ibihugu YellowCard yatangiye gukoreramo. Hariya rero ho kuko ari mu birombe bya diyama na zahabu n'ibiki byose, nta nubwo numva ukuntu Congo ari kimwe mu bihugu bibiri bya nyuma bikennye ku isi n'ubutunzi buhari. Ubu noneho barasakiwe. Niba mufite abantu muzi muri Congo mugiye kuba bakire kubera YellowCard, just murebe link iri hano hasi, mwiyandikishe. Nimumara kwiyandikisha
Rwema Solutions zabafasha kubabwira uburyo wakungukira amafaranga muri YellowCard. Ariko YellowCard ubwo biragusaba kuba uri muri ibi bihugu ndi gusoma hano uko ari 16. Ni u Rwanda, ni Botswana, ni Cameroon, Congo Kinshasa. Recently mu cyumweru gishize nibwo yabaye updated, nibwo batangiye kuhakorera. Gabon imaze iminsi, Ghana imaze iminsi, Kenya bimaze iminsi, Malawi bimaze iminsi, Nigeria yagiriyeho rimwe na Congo Kinshasa ejo bundi mu cyumweru gishize, ubwo ni updates ndimo mbaha. Hanyuma hakaza Republic ya Congo. Muzi ko Congo ari ebyiri, hari Congo Brazzaville niyo mvuze, kandi iyo irasanzwe nari navuze rero na Congo Kinshasa nshyashya. Hanyuma haje u Rwanda naruvuze, haje Senegal, haje South Africa, haje Tanzania, haje Uganda, haje na Zambia, hanyuma na United States of America. Kuba uri muri ibyo bihugu mvuze, ni wowe wemerewe kubyaza umusaruro buri munsi mu buryo Rwema Solutions azagusobanurira birambuye. Icyo usabwa gusa ni ukubanza ukiyandikisha kuri link ugiye kubona muri iki kiganiro, muri comment ya mbere. Comment ya mbere ibanziriza izindi zose ipininzwe na Rwema Solutions. Urabanza wiyandikishe, ufungure account yawe muri YellowCard. YellowCard rero ukaba ari iki? Ni platform yo gukora trading y'ama-crypto money. Ubu kugeza uyu munsi ku bari hano mu Rwanda ifite currency ebyiri, ariyo Bitcoin na USDT cyangwa Tether. So USDT na Bitcoin niyo ma currency ari kuboneka hano mu Rwanda, ariko mu bindi bihugu haraboneka 3, hiyongereyeho kuri ayo abiri mvuze iyitwa Ethereum. So no mu Rwanda it is coming soon. Abakunda izo currency muzajya muzibona vuba cyane mu buryo bworoshye cyane. Muri updates nabahaga rero, usibye kuba harimo ibyo bihugu bibiri, Cameroon Nigeria na Congo Kinshasa bimaze kujya ku rutonde rwaho YellowCard iri gukorera, harimo kandi niyo USDT yagiyeho mu ma-crypto. Hakaza no kubaho ko ubu ngubu ifitanye partnership na application y'ikigo cyitwa SPENN. SPENN ifite icyicaro gikuru muri Denmark ku mugabane w'i Burayi, akaba ariho ikorera. Ntabwo nashobora kubisoma, ni abazi kubisoma, reka mpfe gusoma mwumve. Njals Gade 76 2000 Copenhagen Denmark. Naho ngaho, ariko murambabarira ntabwo nzi gusoma uru rurimi, nshobora kuba mbisomye nabi, ariko mbyanditse kuba hari ababa muri za Denmark, abari ku mugabane w'i Burayi bazi uko bisomwa. Nshobora kugutestingira iyi address yaho icyicaro gikuru cya SPENN gikorera. SPENN ikaba ikwirakwiriye mu bihugu noneho bingahe, 5 7 ku isi. Tukiri ku mugabane w'i Burayi iri muri Norvège. Nanone kuri adresse nanone ntashobora gusoma bitewe n'ururimi. Iri kandi ku mugabane w'i Burayi iri muri UK, United Kingdom, Berkeley Square House, noneho London W1G6BD, United Kingdom. Hanyuma tuze ku mugabane wa Aziya, ni mu gihugu kimweho ari cyo Philippines, ku muhanda witwa Street Corner nimero 30 Second Avenue BCG i Manila, mu murwa mukuru wa Philippines. Tukaza hano muri Afurika rero,
muri Amerika yo ni United States, tuje muri Afurika ni ibihugu 3 gusa, ariko hari n'icya kane kitaraba updated kuri website aricyo Uganda, ubwo niyo ya kane ariko tuyishyize entre parenthèses ko tarajya muri kuri platform, ariko ni u Rwanda. Mu Rwanda SPENN ikorera muri Peace Plaza, Peace Plaza hariya bita kwa Makuza muri etage ya 4, ikaba rero by'umwihariko ibakinzwe ihostinzwe na I&M Bank, niho ubikuriza amafaranga yawe yose wakoreye, haba muri YellowCard haba muri SPENN uri hano mu Rwanda. Abari muri Tanzania mwatubwira i Dar es Salaam kuko SPENN irahakorera, abari Zambia i Lusaka mwatubwira kuko SPENN irahakorera. So abantu bari Zambia, Tanzania, Rwanda, Norvege, Philippines, United Kingdom, UK ni Denmark, mushobora gutangira kubyaza umusaruro. Niba mutari mufite aya makuru mbahaye nonaha, mushobora gutangira kubyaza umusaruro SPENN buri munsi ukabona amafaranga. Ushobora gutangira kubyaza umusaruro niba uri mu bihugu navuze YellowCard ari byo nsubiyemo: Botswana, Cameroon, Congo Kinshasa, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Congo Brazzaville, Rwanda, Senegal, South Africa, Zambia, United States, Uganda na Tanzania. Ushobora gutangira kubyaza amafaranga muri cryptocurrency kandi ukayabikuza, ukayafata mu ntoki, ugashyira mu mufuka ako kanya mu minota itarenze, itagera no ku munota umwe, kubera ya SPENN. Aho rero SPENN idakora ariko YellowCard ikora, ho mugomba kwihangana, murabikuza nabwo biremewe, ariko mukabikuza muri local currency mukoresheje bank, ukagira konte muri bank yo muri icyo gihugu cyawe ukayiverifying. So kugira ngo utangire gukorana n'ibi bigo byombi mvuze, cyane cyane abari hano mu Rwanda, birababaje kubona ufite ikofi iri mu busa ariko ukigutukana kuri social media. Hari ibiganiro njya ndeba nasoma amakomenti nkasanga nkumirwa kabisa. Ufite ikofi iri mu busa, uri kwibaza uko ejo bizaba bimeze, aho gufata smartphone yawe wiguriye ukinstalamo aka application kitwa SPENN, aho ugenda uhabwa amafaranga 500 y'amanyarwanda kuri buri installation ukoze ukoresheje link yawe, 500 ubu ushobora kwira ufite nk'ibihumbi 20 cyangwa 50 bitewe n'umubare w'ama application wensitariye bagenzi bawe. Hanyuma kandi aka application nyine ni aka YellowCard, mumaze kukinstalamo utangiye gukora trading ya Bitcoin na USDT nkuko nzabikwigisha, utangiye kugenda ubona amafaranga buri munsi, amafaranga ari clean. Reka mbabwire yuko amakripto nayavuze, Bitcoin na Ethereum na USDT niyo ari ku rubuga rwa YellowCard. Hanyuma ushobora kwinstara izi application niba ufite ikoranabuhanga rya Android unyuze kuri Google Play, cyangwa se niba ukoresha ikoranabuhanga rya Apple ukajya kuri Apple Store ukadownloadinga iyo application, ubundi ugatangira ugakora. Ni ibintu byoroshye cyane. Kubikuza ni ako kanya, trading ni ako kanya. Trading ni iki? Ushobora kubika amafaranga yawe kuri izi platform adata agaciro ahubwo akakiyongera. Ushobora kandi kugura no kugurisha izo cryptocurrency, kimwe nuko ushobora kuzitransfera no kuzirisivinga uzikuye ku yandi ma platform cyangwa uzihawe n'abandi bantu. Rero abantu bose bahendwaga hano mu Rwanda bashakisha uko bafata mu ntoki
amafaranga yabo bari bafite mu ma cryptocurrency cyane cyane Bitcoin. Rwema Solutions is here na YellowCard kubaha ku giciro cyiza, kandi ako kanya ugahita ufata amafaranga yawe mu ntoki ukajya guhaha. Niba kandi utari mu Rwanda ariko ukaba ufite Bitcoin nanone udashobora kubikuza, nshobora kugufasha akakugeraho dukoresheje za Western Union, ukayafata mu ntoki niba bikugoye bitewe n'igihugu uherereyemo kitavuzwe muri ibi ngibi biri kuri iyi lisiti ya SPENN na YellowCard. Updates nashakaga kuguha rero uyu munsi ni uko ushobora gutangira nawe nonaha ukiyandikisha kuri link iri hano muri comment ya mbere kuri iki kiganiro uza kubona ahangaha. Umaze kwiyandikisha, ibyo ukora kuri links ubwo ndashyiraho ebyiri, iya SPENN ku bari muri bya bihugu navuze, ya SPENN niba wumva uri mu bihugu navuze, ni ukuvuga muri Afurika, ukaba uri mu Rwanda, ukaba uri muri Tanzania, ukaba uri Zambia, noneho ku mugabane w'i Burayi ukaba uri muri Norvège, ukaba uri muri United Kingdom, ukaba uri no muri Denmark, muri Aziya ukaba uri muri Philippines, muri Afurika nibagiwe kubabwira Uganda, naho ni ngombwa rwose uhite wiyandikisha. Niba uri muri Uganda ukaba unkurikiye, uhite wiyandikisha kuri SPENN. Noneho kuri YellowCard ugomba kuba uri muri ibi bihugu ngiye gusubiramo nanone. Ugomba kuba uri mu Rwanda, ukaba uri muri Botswana, ukaba uri muri Cameroon, ukaba muri Congo Kinshasa, ukaba uri muri Gabon, ukaba uri muri Ghana, ukaba uri muri Kenya, ukaba uri muri Malawi, ukaba uri muri Nigeria, ukaba uri muri Congo Brazza, ukaba uri muri Senegal, South Africa, US na Tanzania, Uganda na Zambia. Nawe uhite wiyandikisha kuri iyi link. Iyo umaze kwiyandikisha rero, ubwo uba uri gukereya akawunti yawe kuri izo platform. Nyuma yo gukereya akawunti yawe, hakurikiraho gutanga ibyangombwa kugira ngo bakurekonese. Tubyita mu magambo ari tekinike KYC, Know Your Customer. Utanga rero icyangombwa ni ID yawe ukoresha mu gihugu wiyandikishirijemo, hagakurikiraho na nimero zayo, noneho ukayifotora ukayohereza hamwe na selfie, foto ya selfie. Wifotora ifoto muri application yabo bakwereka uburyo wifata selfie, ukayohereza, hanyuma bakapuruvinga akawunti yawe. Muri YellowCard iyo bamaze kwapuruvinga akawunti yawe, hari uburyo butatu ugenda uzamura approvement ya akawunti yawe. Uburyo bwa mbere, iyo utanze icyangombwa, irangamuntu, hanyuma ukanaverifiya email yawe hamwe na telefone, ibyo bintu uko ari bitatu bifungura taya ya mbere. Aho hano mu Rwanda, sinzi mu bindi bihugu minimum na maximum uko bingana. Maximum ku munsi ni amafaranga 500, ni ukuvuga amadolari 500 ku munsi. Niyo ushobora kubitsa no kubikuza cyangwa no gucuruzamo ama cryptocurrency buri munsi. Hanyuma taya ya kabiri igera kuri 2 miliyoni, ni ukuvuga amadolari 2,000. Taya ya gatatu akaba amadolari 50,000, arizo 1,50,000 z'amanyarwanda. Bagenda bagusaba ibyangombwa bikurikijwe nuko wifuza kujya ku yindi level, uvuye ku ntoya ugana ku nini, bitewe n'amatransaction ukora buri munsi. Nkaba rero nshaka kuvuga, iyo izo transaction nizo zivamo inyungu ukayibona buri munsi. Iyo nyungu ya buri munsi rero ifite icyo yakumarira mu iterambere ryawe n'ibikorwa byawe na plans ufite muri uyu mwaka cyangwa mu gihe kirekire cy'imyaka 5 kugera ku 10. Reka rero nkubwire yuko
nyuma yo kuba approved, account yawe imaze kuba approved, niho utangira gukora trading za Bitcoin cyangwa se izi USDT na Ethereum ku rubuga rwa YellowCard. Hanyuma SPENN yo ikagufasha gufata ayo mafaranga mu ntoki, kuyabikuza waba unyuze kuri banki cyangwa se ukananyura no ku ba agenti banyanyagiye hirya no hino mu gihugu cyawe no mu murwa utuyemo, barahari benshi cyane. Kandi kuri Google Map hariho ahantu ako kanya muri application ifitemo kubera ikoranabuhanga iri connected kuri Google Map ku buryo uyibaza aho umu agent uri hafi yawe bitewe n'aho uri aherereye, bagahita bamukwereka bakaguhana nimero ze za telefone n'amazina ye, ukamuhamagara mukavugana ukajya gufata amafaranga yawe. Hakurikiraho kandi yuko ushobora no kujya ku ishami rya I&M bank hano mu Rwanda, ubwo mu bindi bihugu nabo batubwira, mu bihugu navuze batubwira banki bikorana hafi aho. Hano mu Rwanda ujya kuri I&M bank ukababwira uti mfite amafaranga kuri SPENN angana gutya, ni mu mbikurize, cyangwa nje kubitsa umubare ungana gutya, bitewe n'icyo ushaka. Muri application ya SPENN dore ibintu ushobora gukora. Ufite amafaranga yawe muri SPENN, ushobora kuyaguramo ibintu, cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali ahantu hose muzajya mwinjira, uhereye muri City Market, za Chic, za Mic n'ahandi, za UTC, uzajya winjira ahantu ujya ubona ngo SPENN accepted here, ngo gukoresha kwishyura na SPENN biremewe hano. Muzajya mubibona ku bacuruzi benshi. Bacuruzi rero mwacikanywe, mutari mwagira iyi application, kuko abakiriya bawe bashobora kukwishyura bakoresheje SPENN. Mushobora kohererezanya amafaranga ku buntu, ntabwo icaginga, ntabwo ari nka bya bigo bindi bikoresha mobile banking. Ntiriwe namamaza hano ko ntabwo banyishyuye. SPENN ni ubuntu, kohererezanya amafaranga, kuvana amafaranga kuri wowe ajya ku wundi muntu, it is free, nta charges zibaho. Nta charges zibaho iyo uri kwishyura umuriro n'amazi. Vuba aha muzajya mwishyura essence mukoresheje SPENN, kwishyura ifatabuguzi rya televiziyo mukoresheje SPENN, byose ibyo bintu ni ubuntu, it is free. Kubitsa no kubikuza wagiye kuri banki ni ubuntu. Kubitsa amafaranga ku ba agenti bose ba SPENN ni ubuntu. Cyakora kubikuza unyuze ku ba agenti ba SPENN hari udufaranga duke bagukata, ariko tutangana n'ayo bagukata muri bya bigo bindi bya mobile banking. Izindi serivisi ushobora kuzajya ubona muri SPENN ni nko kwiguriza amafaranga umubare runaka bitewe n'uburyo uyikoresha. Mu byumweru 2 bya mbere, ni ukuvuga iminsi 14, uramutse ushoboye kuyishyura nta nyungu, uyasubiza uko wayahawe. Ikindi, ntabwo uzajya uyahabwa bamaze kwiga dosiye cyangwa bagutumye ibyangombwa n'ingwate, oya. Igihe kirageze ngo abantu n'ibigo by'imari bagirirane icyizere gishingiye ku mikoranire n'imikorere. So uzajya uyafata mu minsi 14 ya mbere, uramutse ushoboye kuyagarura nta nyungu uzajya wishyura. Uzajya wishyura ayo watwaye, ugarura ayo watwaye. Hanyuma uramutse irenze rero niho bazajya bagucaginga inyungu runaka izaba defini bitewe n'uko ukoresha n'umubare wayo watwaye, ndetse n'uko ukoresha iyo application yawe ya SPENN muri telefone yawe. Iyindi update nabaha kuri SPENN ubwo ni iyihera, nuko kenshi cyane usibye iyi SPENN niyo future ya mobile banking, kubera tekinoloji ya blockchain nk'uko nababwiye. Hanyuma iyi idea yatangiwe kera cyane muri za 2014
mu Rwanda aho ikaba yarageze 2018, ikaba imaze gukoreshwa ku isi hirya no hino n'abantu barenga 5,000,000. Bararenga abantu bayikoresha. Wowe rero utarayikoresha urasigaye kuko uyu mwaka ni go cashless economy. Politike y'ifaranga mu Rwanda muri ino minsi nayo iri kuganaho isigana, nabo beneri yirwa isansibiliza n'andi mabanki yose ngo go cashless economy. Kujya muri bisi ni ugukozaho ngo no muri taxi na karite ushyiraho ugakozaho amafaranga akavaho wowe utayafashe mu ntoki. Kugura muri resitora mu mabanki hose ni cashless ukoresheje amakarite Visa na Mastercard. Noneho ukaba ufite rero n'iri koranabuhanga rya blockchain, ufite application ya YellowCard na SPENN muri telefone yawe, ho bizoroha cyane. Turifuza rero yuko ubuzima bwawe buhinduka bitewe n'igihugu urimo, n'ibindi bizaza buhoro buhoro muri aya mezi uko ari 2 muzumva ibindi bihugu nka 3 cyangwa 4 byabaye updated. Nzajya ngaruka hano mbabwire uko byifashe. Reka ne kubatindira, amakuru mbahaye bisaba kuyashyira muri pratique. Bisaba kuyashyira muri pratique kugira ngo uyabyaze umusaruro uhereye nona udategereje ejo, kuko ibyinshi nka SPENN ntisaba amafaranga ahubwo barayaguha. Umaze ku downloadinga application kuri link maze kuguha, ugakoresha code ibirimo ukayikora. Iyo utayikoresheje ntabwo ubona amafaranga y'ikaze 500. Ayo 500 rero ukagenda uko ugiye ubasha kwinstara yindi application gutyo ugenda ubona 500 nyuma y'ukwezi uba ufite amafaranga ngaho. Uburaho wirwa ureba ibiganiro kuri YouTube niyo social media ikunzwe n'abantu benshi cyane ku isi, uretse ko hari n'izindi za Instagram n'izindi zitandukanye, za Snapchat, za Twitter, za Facebook, za LinkedIn n'izindi. Ukavuga ngo amafaranga yarabuze kandi aruzuye mu muhanda ahantu hose, ntushobora access yayo gusa ni ukufata telefone yawe ugatangira ugakora. Nta degree bagusaba, nta myaka bagusaba, nta baruwa yandika isaba akazi bagusaba, nta kizamini gikorwa, nta interview. Kubera iki udahaguruka ngo ukore U-turn uhindure mindset, usetinge bushyashya? Usetinge mind yawe bushyashya, utangire ugana aho isi igana, ujyane nayo. Kandi ibi bintu mbabwira muzabyibuka mumaze kugira imyaka nk'iyanjye, muri retirement. Ibiganiro byo bizagumaho. Nyuma y'imyaka 10 uzagaruka usanga iki kiganiro kirahari kuri Rwema Solution, uvuga uti cyandi imyaka 10 yari yarabitubwiye. Reka mbifurize umugoroba mwiza abo bwije mugiye kuryama, nabo kandi bwakeye mukanguke mutangire mu downloading izi application, mushyire mu matelefone yanyu, mutangire mukora akazi, mutangire mubona amafaranga. Kuko amafaranga nubwo atari igisubizo cy'ibibazo byose, ariko nanone kugira imifuka irimo ubusa si cyo gisubizo cy'ibibazo, ahubwo ni ikibazo gikomeye kiyongera ku bindi. Muramuke muraraharyana, abandi mwirirwe, mugire
umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza, mukomeze mugubwe neza mutegereje ikindi kiganiro cya Rwema Solutions. Nimukore subscribe. Ni ubuntu gukora subscribe kuri Rwema Solutions n'izindi channel zose waba ukunda. Subscribe ni ubuntu, nta kiguzi bigusaba. Ni ugukanda gusa kuri subscribe, ukimura urutoki ukabona inzogera ukayifungura, ugahitamo ibiganiro byose. Niba Rwema Solutions iguha ibiganiro biryoshye, biguha ubumenyi, buguteza imbere, warangiza inshuti zawe zose ukapartaja, share, bikabageraho. Byamara kubageraho rero nabo bakabibyaza umusaruro, twese hamwe nk'abitsamuye tukazamurana, tugafatana urunana, buri wese azamura undi, tugatera imbere icyarimwe. Niho muzabona imidugudu yacu dutuyemo yahindutse ukundi, yateye imbere, abantu bose bafite amazi n'umuriro, bafite aho batuye hameze neza, bavuguruye amazu yabo, abandi bayashenye bagatangira amashyashya, kuko twagezanyijeho amakuru abyara amafaranga. Ibyo byose bikorwa n'amafaranga. Abana bacu bose biga mu mashuri kandi meza asobanutse. Tekereza, humiriza utekereze aho igihe kizagera ifaranga ritakiri ikibazo mu buzima bwawe. Ikindi cyose ushatse kugeraho gikenerwa amafaranga, uhita ufata uti ngaya wishyura, ngaya wishyura, kandi ntashiremo. Ubitekereze hanyuma umbwire hano hasi muri komenti, duparitaje twungurana ibitekerezo. Murakoze, naho ubutaha mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.